ibyo wari uvuze. None se ndabona hano imbere hariho umuntu mugenzi wawe ndabona mwazanye, yatwibwira mbese yakatubwira n'icyo akugaragiyeho. Mwakoze nk'uko mwese mwishimiye umwana, keretse umuntu udafite umutima wa kimuntu niwe ushobora kubona umwana akumva ntamunezero. So rero natwe nk'uko umubyeyi we yabivuze yamuba hafi, natwe twamuherekeje kumenya igikorwa icyo ari cyo cyose agiye gukora, tumuba hafi uko dushoboye. Hari ibyo tudashoboye, ariko ibyo umuntu aba ashoboye nko kumuherekeza, kumuba hafi, kumuha inama nk'abantu bakuru kuri we, ibyo turabikora. Nk'uko twabanje tubivuga, tumugira inama mu bijyanye n'imiririmbire, umuziki, cyane ko ari wo murimo kuri twe. Ibyo ni byo tugenda tumufashaho, ndumva icyo cyaba gihagije. Murakoze. Yes, tugikomeje utarava aho ngaho kuri ya cyangwa se producer area, aho ngaho reka tumanze twinjire none mu buryo bwawe bwa production, tunaguprofita aha ngaha. Bimeze bite mu nzu ikorerwamo imiziki cyangwa se uburyo bwo gutunganya imiziki? Ariko hari n'amakuru mperutse kubona kuri murandasi ko ugenda ufasha abana mu buryo bwo kuba bazamura imiririmbire yabo. Ese ibi bintu uri kugenda ubihuza ute nk'akazi kawe ka buri munsi, cyangwa se ubihuza ute no kugenda ukora ucura imiziki aho ngaho nyine? Murakoze. Bigira ikinyarwanda gitandukanye abantu babivugamo, abavuga gucura imiziki, abandi ariko byose biri mu njyana y'imitunganyirize y'imiririmbire, kuko umuziki cyangwa se media, social media, ibyo ni ibiherekeza umuririmbyi. Hari ugucuranga, hari ukuba tubivugiramo abantu, ijwi urumva ijwi ryacu ntabwo ryonyine ntabwo ryasakara ahantu hose ngo baryumve, ariko kuko dufite microphones abantu bararyumva neza. Okay? Ni muri ubwo buryo rero icyo wari ukomojeho kivuze cyo gufasha abana. Dufite imbuga nyinshi za social media z'uburyo bwo kwamamaza cyangwa se kugaragaza ko impano ku mwana ufite impano runaka. Ntabwo ari ukuririmba gusa, iyo ari yo yose umwana ashobora kuba afite. Iyo ni intego natekereje ku giti cyanjye, nkereya urubuga rwitwa bigiremo uruhare mu kumenyekanisha umwana ufite impano igaragara ko idasanzwe, ariko uyu mwana akaba bigaragara ko ubwe cyangwa se aho aherereye kumenyekana bisa n'ibitoroshye. Ndumva urwo rubuga ugeze kumvaho. Umugambi warwo ni uwo kumenyekanisha abana bafite impano zitandukanye, nabo bakaja ahagaragara bakabonwa, kuko umuntu iyo afite ikintu kimurimo cyane impano, ntabwo aba ari we wenyine ifitiye umumaro gusa, iba ifitiye umumaro uwubwe ku giti cye, umuryango we, bikaza no gufata ku rwego rwiza umuryango mugari w'Abanyarwanda. Yes, ntabwo ndinjira nkubaza ngo igiciro cy'amafaranga ukorera nangahe, cyangwa se uburyo bwo gucura beat ngo ni bakwishura angahe, kubera ko it's your silence. Iryo ni nkuko icyo ahubwo turasa kuvugaho mu buryo busanzwe. Ese waba ukorera aha ngaha mu karere ka Musanze? Waba ukorera mu kihe gice, kugira ngo n'abadukurikiye baze kuba bamenya uwo muntu aho akomoka, cyangwa se ibikorwa byawe, icyicaro cyawe aho kiri nona? Turakoze cyane icyo kibazo, nabo duhura mu nzira barakimbaza. Aha mu Kinigi niho iwacu, niho kavukire, ariko icyicaro cyangwa se ku kazi ni mu mujyi wa Musanze, ahantu bita ku Nkuru Nziza. Aho hari studio, tukagira n'indi studio muri Uganda, hari mu mujyi wa Gisoro. Hano mu Kinigi rero iyo mpari mba ndi muri quartier, mba ndi mu rugo. Yego, ubu hari bisanzwe. Reka tuze gukomeza tuganire na Eric aha ngaha, baze kumumpera mikoro, nze kuba namubaza ikibazo cyanjye kiragira kiti kuva waba umuhanzi witabiriye ibitaramo bingahe? 15. Byumvikana ko uri inararibonye rero mu muziki. Ubundi si iyo uririmba ubyumva ute wowe ku ruhande rwawe, mbere yo kuririmbira abantu, wowe ubwawe ubyumva ute? Numva nishimye cyane, nta kibazo kuki Yesu ndi kuri stage,
ikibazo ngiye kukubaza kirakomeye cyane. Igisobanuro cyo kuririmba kwawe ni iki? Igisobanuro cyo kuba uririmba ni iki? ugukorera Imana. Good. Nari nzi ko icyo ntabwo nari nzi ko uri bugishobore. Umumaro wo kuririmba cyangwa se uburyo uririmbamo ni gospel cyangwa se indirimbo zaririmbiwe Imana, ni ukuvuga ubutumwa aho ngaho. Iyo ubiha abantu cyangwa se iyo iryo jambo ry'Imana urigaburira abantu, ubona babyakira ute? babyakira neza Yego, babyakira neza. babyakira neza abanezerewe banishimye. Yego. Eric, ibibazo byose uri kugenda ubisubiza. Reka tugere ku kindi tuze kuba twakubaza tuti cyangwa se tukubwira ngo gira icyo wabwira abakunzi bawe, kubera ko ahangaha turi hari abakunzi bawe, hari n'abazakubona kuri social media hariya. Kameramani aze kubigenza neza kugira ngo message ugiye gutanga ize kuba yakumvikana ndetse no kuba zadukurikirana. Tubibutsa ko iyi ni radio Kinigi, cyangwa se ugiye kuri YouTube channel wandikamo Kinigi Radio. Siko bimeze? Ngaho utanga message. Rero rero ndashimira inshuti zanjye abo bose bari mu isoko n'abo bose hano kuri radiyo, ndabashimira. Imana ibahe umugisha. Yego, Imana ibahe umugisha. Ntabwo se washobora kuvugira ati mu gihe nakoresheje igitaramo baje bitabira nubwo nkakavugira? Ndabatumira ariko nje ndi kubabonja igihe nzakoresha igitaramo, ndi kubasaba muzantere kunga koresha indirimbo n'abari mu isoko bakomeze bayikubwe neza. Yego, urakoze cyane rwose, usubije neza ikibazo. Aravuze ati igihe nzakoresha igitaramo nyaboneka mwebwe bantu mukunda ijambo ry'Imana, ndetse burya nta muntu wanga indirimbo, mwese mwakabaye muza gushyigikira cyangwa se no kuza kwitabira kwakira iryo jambo ry'Imana. Akarusho ko Yesu yavuze ngo mureke abana batoya bansanga, ariko hari n'ijambo Imana yavuze ngo abantu bose ni abanjye, sibyo? Ariko hari n'irindi somo Yego. ryo muri Bibiliya riravuga ngo udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Yego, byiza cyane, mwamwumvishe rero. Ahangaha Eric abagenda abisubiza. Ese hari ahantu witegura kujya kuririmba vuba aha? Harahari. Reka dusabe abantu ngo ahantu hose bazumva ko urajya kuririmba bazagushyigikira cyangwa se abakunzi bawe bazaze kuba bagufasha kuvuga ubutumwa. Reka tugusabe kuturirimbira hatariho noza, kugira ngo abantu baze kumva itandukaniro. Uradukorera akantu gakeya hatarimo umuziki hariya, kugira ngo tuze kumva iryo jwi ryawe nyirizina. Gatoya nushaka igice ntikize kurangira, kabe gatoya kare. Gerageza. Iyi si dutuye ni iy'ibibazo, umunezero wayo ni uw'akanya gato. Umukire ararira, umukene agataka, ntawugisinzira kubera ibibazo. Yes, good. Reka tute kumunaniza nk'ibisanzwe, kubera ko arimo kugenda yitegura kujya mu gitaramo. Biba ari byiza kugira ngo tute kuba twamunaniza nk'umuhanzi wacu ahangaha. Eric, turagushimiye cyane, ariko dusoza bagukubitiremo umuziki utuzamurire indirimbo imwe kugira ngo tuze gusoza ikiganiro ibintu bimeze neza cyane rwose. Producer aze kuba yabidufasha. Umwami Berushaza ubwo yarari
yicaye ku ntebe ye yubamye yabonye ikiganza cyandika amagambo akomeye yifuza kumenya ubusobanuro Daniyeli aramusobanurira ingoma yawe iramutse wapimye gusa ngo udashyitse abaperese baramufata Daniyeli aramusobanurira ingoma yawe iramutse wapimye gusa ngo udashyitse abaperese baramufata nawe uba wicaye mu by'iyi si wumva yuko weragize nyamara nta mugabo wigira sanga Yesu agushoboze Daniyeli aramusobanurira ingoma yawe iramutse wapimye gusa ngo udashyitse abaperese baramufata Daniyeli aramusobanurira ingoma yawe iramutse wapimye gusa ngo udashyitse abaperese baramufata wapimye gusa ngo udashyitse abaperese baramufata wapimye gusa ngo udashyitse abaperese baramufata Daniyeli aramusobanurira ingoma yawe iramutse wapimye gusa ngo udashyitse abaperese baramufata Yesu mwabyumvise rero aravuze ati wapimwe usanga udashitse niko bimeze mwamwumvise rero umuhungu wacu Eric ahangaha ariko si mwana ubu urebye ijwi naho wumvishe ijwi ukareba n'ukuntu umuhanzi angana yewe we ibintu ni hatari burya imana sinzi producer nimba ubyumva neza ngo abantu bakuru nibadakorera imana yakoresha n'ibiti n'amabuye n'iki kubona umwana ungana utya asobanukiwe ijambo ry'imana ndetse uri kurikurikirana akaba yarigaburira n'abantu wajya kureba ugasanga hari nk'abantu bakuru kumva ijambo ry'imana biba byananiye burya nacyo kiba ari ikibazo kigiye gitandukanye reka nze umubyeyi waze kutwegera hafi aha ngaha tuze kuba twamusaba kuba yatubwira nimero cyangwa se yatanga nimero umuntu aramutse akeneye uyu mwana ashobora kuba yamubonaho ndetse nshobora kuba mukeneye mu bukwe cyangwa se mukeneye no mu gitaramo birumvikana ahantu umuntu yakura Eric ni he murakoze cyane bwana Fisha ahantu umuntu yakura ishimwe Eric aramutse amukeneye yakwandika zino nimero ngiye kubabwira ni 078 45 54 51 8 ndasubiramo ni 078 45 54 51 8 bwana muyobozi yego mwabyumvishe rero atubwiye nimero y'ahantu ushobora gukura ishimwe Eric ariko binagendeye aho ngaho aze kutubwira ese ishimwe Eric asengera hehe cyangwa se abarizwa kuri he torero kugira ngo uze gutanga imyirondoro ye nyanyayo yuzuye kugira ngo umukeneye nyine ashobora kuba yanaguhamagara agasanga fone yawe yazimye ariko yahamagara umukuru w'itorero waho usengera birumvikana nabyo wabitubwira
urasaba kuba Okay, urakoze cyane katumufashe burya nicyo kiba cyanatumye umuntu amuherekeza. Ishimwe Eric ni umudivantiste w'umunsi wa karindwi, iryo ni ryo dini rye, iryo torero rye. yego Kandi aba akenewe n'abantu b'amadini atandukanye, ntabwo aririmbira abo mu itorero rye gusa, ahubwo abantu bose ni karibu. Gusa ni umudivantiste w'umunsi wa karindwi, asengera ku itorero rya Nyarugina, intara ni iya Nyarugina. Abadivantiste ibyo barabyumva neza cyane. yego ndumva aho ngaho ibyo biba bihagije. Icyo nari mbivugiye kwari ukugira ngo bize kuba baze gutanga nyine aderese y'ahantu aba asengera, nicyo cyari gikenewe cyane. Eric, dusezera, nabonye uri kwitegereza muri studio cyane, sinzi nimba ari ubwa mbere ugezemo. Ni ubwa mbere? Ubundi wigeze ni inshuro ya kangahe ugeze ahantu radiyo ikorera? ni inshuro ya kabiri. Ni inshuro ya kabiri. Ya, bwa mbere wagiye muri studio yitwa ngo iki, cyangwa se muri radiyo yitwa ngo iki? Ni radiyo ya Kinigi. Wari uje gukora iki ko hari igihe utahansanze buriya? Nari nje kwamamaza. Yes, wari uje kwamamaza igitaramo cyawe. Wahabonye ute nanone? Uko wahasize niko wahasanze? Ndimo mbona amashusho menshi ndari nasanzemo. Yego, Ni ibintu byinshi. ni ibintu byinshi uri kubona bigiye bitandukanye. Ndimo kubona N'ingagi. n'ingagi nyinshi. Ya, birumvikana rero, reka dusoreze ahangaha ikiganiro. Mwakoze kugenda mudutega amatwi. Muvandimwe nawe yinjiremo asezera kubera ko reka mbabwire ko hano kuri radiyo Kinigi TV tuzamura impano zigiye zitandukanye. Hari impano y'ijwi, kuririmba no kuvuga amakuru. Hari impano yo kubyina imbyino gakondo twita ko ari traditional. Hari abafite impano yo kuvuga imivugo, hari n'abafite impano yo kudansa. Izo mpano rero zose turazakira. Na Ishimwe afite impano y'ijwi, ni ukuririmba. yego. Reka producer Elia nawe aze asezera. Nyine buri muntu agenda asezera dusohoka kugira ngo gahunda za radiyo zikomeze, kubera ko hari n'izindi gahunda mugani ziba zihari. Birumvikana. Turabashimiye, nicyo kintu cya mbere navuga, kubona umwana, kuko n'iyi serivisi kuba ageze kuri radiyo akavugira kuri microphone yumva nawe abizi ko isoko ryose rimwumva, ibi nabyo bimwongerera icyo twita confidence. Yego, ntabwo ari isoko gusa, burya radiyo ifite aba followers barenga guhera ku bihumbi 5 kuzamura, ni benshi cyane. Yego, byumvikana ko abaraza kuba bamubona kuri social media mu kanya. Umuntu utari utumvisha ikiganiro nonaha ashobora kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga, wandika Kinigi Radio and TV. Ntabwo twari gusezera rero tutabanje gushimira radiyo by'umwihariko iki gikorwa yagize cyo gutumira umuhanzi Ishimwe Eric kugira ngo nawe avugire kuri izi microphone zanyu. Nizera ntashidikanya nk'uko Eric abivuze, we yabonye ibintu byiza byinshi byarahindutse, amashusho be arabona ari sawa agereranije n'uko aheruka ari kwamamaza igitaramo cye. Niyo mpamvu tunakimumenyesha ko radiyo aramutse ahageze ngo agire icyo ahatangariza yabyishimiye cyane. Tubanje kubashimira, murakoze. Reka ku rundi ruhande dushimire abakomeje kudukurikirana aho waba uri hose, uri mu kazi kawe, aha bari muri alimentation, abantu barimo guhaha batambuka, mwese uwumva ijwi ryacu, Imana imuhe umugisha. Njye wabasezeraga ni Iradukunda Eri, murakoze. Yego, urakoze cyane. Murakoze cyane rero kuba mwatwakiye neza kandi munadukunze. Turi kubasezera ngo mwese muduteze amatwi, Imana ibahe umugisha. Ya, murakoze cyane. Ishimwe Eric, weho hari ikindi kintu uri kumva wakwangiraho? Ya, mwabyumvise rero kuri mikoro ya mbere yari Fisha, nanone nk'ibisanzwe mikoro ya kabiri Isubize Aphrodite nk'ibisanzwe. Nkomeza kuvuga ati turacyari muri gahunda ya My Talent My Business. Impano yanjye ni business yanjye, business yanjye ni impano yanjye, hano kuri Radio Kinigi and TV. Yes.